This is Family Table TV. Twongeye kubasuhuza inshuti bakunzi ba Family Table TV, tubahaye ikaze nanone mu kiganiro cy'uyu munsi. Muri kumwe na Mama Christine nk'uko bisanzwe. Ndabyibuka mu kiganiro cy'ubushize twigeze kuganira n'uburyo abakobwa batwita basama inda batateganyije bakashaka kwizirika ku babateye inda, baba abagabo se cyangwa baba abasore. Uyu munsi rero tugiye kureba ese abana b'abahungu bo baba bateye inda bo nta kibazo bajya bagira, ntibahungabana, ko akenshi usanga ijisho riba rihanze abana b'abakobwa ndetse bakagira kivugira. Abana b'abahungu bo baba bateye inda bagira iyihe kivugira? Ese byaba bibahungabanya nabo? Ese hari ingaruka bibagiraho mu buzima bwabo bwa buri munsi? Nicyo rero tugiye kuganira kuri uyu munsi. Mbanze rero nshimire abantu mwese mugenda mutwereka yuko mudukurikiye, mubinyujije muri komenti zanyu, mu bitekerezo muduha, aho mutubwira muti muzatuganirize, muzavuge no ku kibazo iki cyangwa kiriya, cyangwa se mukanatubwira muti ikiganiro mwadukoreye, mwaduhaye ubutumwa, mwaduhaye ni ingirakamaro, bufasha umuryango, bufasha abagize umuryango. Mwese rero aho uri hose wumve yuko nkushimiye kandi nizeye ko tuzakomeza kubana muri iki kiganiro cy'umuryango, aho dushishikajwe turajwe inshinga no kubona umuryango abawugize babayeho neza kandi bose bishimiye kuba mu rugo kandi bose bishimanye. Muri iki kiganiro rero ntabwo ndi jyenyine, kumwe n'umutumirwa, ni umuntu mukuru. Reka nawe muhe umwanya yivuge. Murakoze cyane kumpa ubutumire. Nitwa Mukanziye Marie Goreti, nkaba ndi umubyeyi, nkunda umuryango cyane, kandi ikindi cyongeyeho nkaba nunganira abantu mu gukira ibikomere batewe n'amateka cyangwa se batewe n'ubuzima bwa buri munsi, wounds of life, kuko burya Christina ubuzima bwuzuyemo ibikomere gusa cyane cyane akenshi bikanaturuka no ku ibyemezo dufata, ibyago twisangamo, ibibazo twisangamo twabitewe n'abandi, cyangwa se bikaba byaje aribyo bita ngo acts of God, bikaba byabaye nyine bitunguranye, cyangwa se ibiza. Ibi byose bituma abantu bahungabana cyane. Rero tekereza ko n'ibyo duhura nabyo bikaduhungabanya, harimo ibyemezo twaba twafashe. Rero ibyo byose duhura nabyo, nkaba rero mbikora nk'umuntu w'impuguke mu mibanire y'abagabo n'abagore ndetse nize n'amategeko, ariko sinkoresha amategeko muri iyi minsi, ahubwo nkora uburyo bita ubuhuza. Ariko nta mafaranga arimo, wenda utanze yera umucamanza. Abahuza rero n'abajyanama usanga abantu batabitabira, cyangwa se banaza bakaza ari abantu bazi ko ari ibintu bitari umwuga, nyamara tubikora kinyamwuga, kuko turaguherekeza ndetse nabo twafashije guhura, tukomeza kubafasha cyane cyane nk'abantu bari batandukanye nk'umugabo n'umugore, tugakomeza kubaherekeza muri urwo rugendo rushyashya babonye biyemeje donc kongera gusubukura. Kandi ndumashimana ko hariho n'abari bagiye kwiyahura barakira ibikomere, barasubirana, ubu babanye neza. Urakoze cyane. Mwumvise yuko rero ari umuntu ushobora kudufasha cyane cyane nyine muri iki kiganiro. Mu biganiro byinshi tuzagenda muzagenda mumubona adufasha kugira ngo ayo makimbirane rimwe na rimwe atera impfu nk'uko yabivuze, turebe ukuntu twese twafatanya, buri wese ku ruhande rwe, kugira ngo turebe uko twafatanya ibyo bibazo biboneka mu muryango bizana n'ingaruka bigende bicika, bigende bihosha, tubice intege kandi twese dufatanyije. Rero tugarutse kuri topic yacu se cyangwa ku nsanganyamatsiko nifuje ko tuganira uyu munsi, tubwire abana b'abahungu cyangwa se n'abagabo baba bateye inda, baba bayiteye abana b'abakobwa se cyangwa bayiteye n'abagore, abo bantu hari ihungabana bagira? Ko tubona kenshi ihungabana rikunze kuza ku bana b'abakobwa, bo hari ihungabana bagira? Hari ibibazo bahurira nabyo muri ibyo bikorwa baba bakoze? Erega nabo ni abantu Christine,
kandi nabo baba bafite ejo hazaza bategura. yego Sibyo? Ni icyo kintu rero icya mbere ni abantu ashobora gukomeretsa mugenzi we akababara, nk'uko nagiye ndaza kubivuga mu ngero zimwe na zimwe nahuye nazo kandi nasabiye uburenganzira bwo kuzivugaho. Icya kabiri ashobora guhungabanywa n'uko gahunda yari afite ijemo agatotsi, kuko hari benshi bagiye babonera kuri bakuru babo bagasanga ko batigeze bagira ingo nziza bitewe n'abana babyaye imbere. Rero ntimukagire ngo ni abakobwa gusa bahungabana, n'abahungu barahungabana, abasaza bacu barahungabana, hari abantu benshi bahungabanye bafite ingo zihungabanye kubera ubuzima babayemo bwo kubyara batari babifite muri gahunda, cyangwa se batarigeze bavuga bati ubwo namuteye inda reka mpite mbana nawe, kuko batigeze babiganira, ko batigeze babitegura. None se gore ko tubona buriya abakobwa se cyangwa abagore nibo bahita bagira ibimenyetso, kuko nibo batwita, ariko umugabo atabyiyemereye, umusore atayemereye yuko yateye inda, ategereza ko umwana avuka bakajya nyine gupima. Bashobora gupima se cyangwa ntibapime, ariko ashobora no kubihakana, cyangwa akavuka basa burundu gusa, ariko nta hantu umuntu yabipimira. Abafite imbaraga z'amafaranga bahita bajya gupimisha, bahita bapimisha. Ariko rero ikintu nashakaga kukubaza, aba bantu ko biba byabaye ariko bo tukabona barahagaze ari smart, ntabwo babafite burya, kuko nibyo nta kibazo baba bafite. Reka nguhe urugero, ingero nk'ebyiri eshatu twahuye nazo mu kazi. Twari dufite umushinga wita ku rubyiruko, wumva yuko twafite urubyiruko rwinshi cyane, abajya kurangiza segonderi, ariko tugakomeza kubaba hafi. Nk'urugero rero, twahuye n'umwana wari umaze iminsi ateye inda, aza kumbaza ati se mve mu ishuri, ese kubera iki? Ati arasinamurira menshi, ati nateye inda umukobwa kandi ndabona naramuhemukiye. Twariganaga dukomeza kuvuga ko tuzabana niturangiza kwiga, none yatwise kandi iwabo bamwirukanye. Ntabwo wacu turi bumwakire, muzi yuko mudufasha ko turi abakene cyane, none mbigenze gute? Ndivuyemo ngiye gukata ibyondo, ngiye kuba umuyede, ariko ntunge imite nshaka akazi k'ibihumbi nka 3-5 mu giturage, kuko burya amazu ya 5-3 aba ahari, noneho mutunge. Gusa icyo uri kumubwira iki Christine? Naramubwiye rero, kuko umutima wawe uhungabanye kandi ukabumva ufite igisubizo, rivemo uzabusubira mu ishuri, ariko ukuri icyo umutima wawe ukubwira, kuko urahungabanye. Ati nta wundi muti nifiteho n'uwo nguwo, ni ukuva mu ishuri nkaba umuyede tugahita dukora urugo. Bararukoze kandi bigenda neza. Nyuma aza gukora Canada Libre, yabonye diplome ndetse yarakomeje no muri university. Ariko uyu muhungu yaravuga ati icyemezo nafashe ukananshyikira, ndumva nkomeye, ndumva urugo rwanjye ko rugenda rutera imbere, na madamu mpita twibuka amateka, tukumva dushimye Imana ko twagendanyemo neza. Urumva se we bitaramwiciye gahunda, yarahungabanye ku buryo yahise avuga ati ishuri sinshobora kurisubiramo, kandi yari umuhanga, sinshobora gukomeza kwiga kuko mfite umuntu nahemukiye kandi nakundaga. Gusa ababyeyi be kubegera akababwira ati nateye umwana w'umukobwa inda, umuturanyi inshuti, umuturanyi kandi akaba n'inshuti, yari umuturanyi akaba n'inshuti z'iwabo. Urumva rero ko bose ababyeyi barishimye, bavuze ati dore uyu ni umugabo. Rero hari abahungu bameze batyo, tubahaye rwose, turabwiye ngo courage, kuko turavuga abo byabayeho rwose, nta kintu muzaburana Imana kuko mwanze guhemuka. Ariko abahemuka noneho, reka nkubwire abikunda cyane, mfite urundi rugero rw'abikunda. Yaravuga ati mama gore, ati rero ntabwo njye nshobora kubana n'uriya muntu, kuko icya mbere namubwiye ngo acunge izamu rye. Urumva? Ubwo ni ukuvuga ngo ajye abanza bari, niba cyangwa se bakoreshe n'ubundi buryo. Ati kuko yansuye njye mbona ko anshaka. Abakobwa rero mumenye ngo iyo mwasuye abahungu muri geto zabo, bakeka ko mubashaka, bakeka ko mubakumbuye. Akavuga ati ntese kuki wabikoze kandi uzi ko utazamutunga, ariko yari kugenda nyita akabwa. Ati hari uwo nakunze ndamwihorera, arangije numva amagambo hanze ngo ntabwo nshoboye. Burya Christine wari ubizi neza yuko umuhungu mu byo yumva, ibyo twita masculinities cyangwa se ndi umugabo, iya mbere ni uko sinzi uko ndi bubivuge, iya mbere ni uko
udashobora kumugayaho yuko adashoboye mu gikorwa cy'urukundo rwa rundi mbese amabanga y'urugo muri ya mabanga nyine mu mibonano mpuzabitsina ni ukuvuga ngo akabikora kubera ko icya mbere iyo umukobwa avuze oya akenshi abantu bumva yego kubera ko nuko nyine niko isi iteye uvuga ariko oya ntabwo mbishaka ntabwo nabiteguye none akavuga ati rero arimo arambeshya kuko ati nzi neza yuko umukobwa adashaka kuvuga ngo nicyo kinzanye niba yaje ubwo nyine arahita abona ko ngo aricyo kimuzanye ati nagenda kabiri gatatu azagenda mvuga nka wa wundi wagiye abwira abandi ngo ndakabuga ngo ntacyo nshoboye rero mw'abakobwa mwe nujya gusura umuhungu muri ghetto ari wowe wijyanye arahita akeka ko wamukumbuye mu buryo bw'imibonano rero ati narabimuteye arangije ajya kumvuga yuko nanze ko tubana kandi nahoraga amubwira ngo niba uje ujye uza witeguye ko dushobora kugwa mu cyaha dushobora kugwa mu ntege nke urumva ati none urumva atari we wabyihitiyemo urumva ati yabyihitiyemo ubwo rero umwana ni uwe namugenda amuvanemo cyangwa se amubyara amutunge icyo ni harimo ubuhemu ariko ikintu kibabaje ni uko yageze aho ngaho aza gushaka umugore urumva arangije uwo mugore barananiranwa agaruka ashaka kubana na wa wundi yateye inda ariko ntabwo byakunze kuko nawe umukobwa yari amaze kwiyubaka avuga ati waramemukiye singa ushaka uzi ko yatangiye kwishyira mu biyobyabwenge kubera ko yumva ko agize sheka mu buzima we yashatse akurikiye amafaranga ntibabanye yaramukurikiyeho akazi n'ubuzima bwiza ntabwo bashoboye kubana kuko uwo mugore yagize aramunanira agiye gusubira kuri abo wundi bakundanye babanye nk'abana batoya ariko bakagira inda ikazamo ntibashoboye kubana rero umuhungu yageze aho si gusiga nk'ibyo ati numva ubuzima bwarancanze kubera nyine ati nateye umukobwa inda bigenda gutya ngarutse kugira ngo tubane wa wundi ibyaranze aranyanga turumva se ntarangiritse agahora ashakisha amahoro mu biyobyabwenge noneho kaya gatatu rero irababaje cyane kuko nanone uwo mukobwa yarambwira ati uzambabarire uzabibwira urubyiruko njya nk'ubu ujya kuri YouTube yuko abakobwa n'abahungu bashobora guhura n'ibibazo kubera ko bagize imibonano mbere yo kubana rero abo ngabo bari bamaranye imyaka 5 itatu yose barabanye bamenyana nta kintu mbese bari bavuga ngo reka wenda tubikore oya umukobwa yari yakomeje kurwana ku busugi bwe yego rwose university barayirangizanya babana n'ubuzima bwo hanze babasha kumenyana ariko nkeka ko umuhungu yageze akabona yuko wenda yumva adashaka kubana n'uriya mukobwa atangira kugenda bivamo ariko ntiyabwira umukobwa birangije umukobwa ahubwo icyo gihe umuhungu yakabaye abivamo nibwo yamugerageje aramubwira ngo ariko ubundi nabwirwa n'iki ko nkunda ngo kubona ngo udashobora kunyemera ko ngo nture ubusugi bwawe ati basi bumenye ko nkunda umukobwa ati icyo cyonyine ati reka mbitekerezeho arangije aremera ahita amera nk'umugore imyaka 2 yose noneho umuhungu aza kujya mu bukwe ahantu ngo ahurayo n'umwana w'umukobwa aramukunda nta nubwo byatinze Kristi uzi ko burya ari abantu bakundana icyumweru kimwe akababa ngo amusuye bagafata icyemezo cyo kubana amusuye amutera inda ni ukuvuga ateye abantu babiri inda kuko yamaze deja gutera inda wa wundi fiancé we wemewe cyangwa se bapangaga igihe kinini ariko nta kintu bari biyarigeze bemeranywaho ntabwo bemeranya ibintu byo kubana kuba babanye imyaka myinshi ntabwo bivuga yuko hari icyo bigeze bemeranywaho cyane ko umuhungu yasaga n'uwabivuyemo ariko ntiyabibwira umukobwa nyamwerura ngo aranga kumubabaza hanyuma byaje kugenda akomeza kumuprofita ku bintu by'uko yambwiraga nkumbuye ibi akaza akabikora bakiranwa nk'umugabo n'umugore noneho birangije umukobwa yisanga afite inda ariko ubwo urumva umwaka wari urimo kurangira naho ubwo yamaze kuba yaragihuye n'undi muntu imbere yaho mu bukwe amutenda atabizi nk'abahungu mwaretse kugenda muryamana n'abakobwa ko bizana izindi ngaruka ngiye kuvuga akaba yaramaze gutera inda uwo mukobwa wundi bahuriye mu bukwe umwana muto ufite iwabo banakomeye bashobora no kumugiraho ashobora no kugira ingaruka kuko bashoboraga no kuba bamukurikirana bikamumera nabi ahita yiyemeza kuba yayemera kuko azi ko yaryamanye nawe ati yenda ndayemera nta kibazo naryamanye n'umwana wanyu ati rayitegure mukuru ubukwe
nta yandi mahitamo, ufite akazi we nibwo kirangiza kwiga, nta yandi mahitamo, ugomba kudutungira umwana. Ubwo ibyo biganiro ntabwo wa wundi witwa umufiyanse we wari uzwi wumvaga abyicayemo, ntabwo abizi, ntabwo azi icyo umuhungu yamaze gukora, ariko yarabyibwiraga ntiyari umufiyanse we, kuko kuba umufiyanse bivuga yuko hari akantu k'amasezerano bashobora kuba bafitanye, n'imiryango ibizi. Wenda yarafashe n'irembo da, nta rembo yafashe ntaki, nubwo waba wamuzi ariko ntabwo bigeze atanga avuga ijambo, sibyo? Ubwo ahubwo yanda yitwa uko ari we bamaranye iminsi, yagiyemo amaze amezi 6 ahuye n'uwo mukobwa, uwo mukobwa wa kabiri. Ye baba we, nuko yisanze yakoze ubukwe butunguranye, noneho arangije wonda aramubwira ati ariko uziko mfite, uziko nasanze naratwite, cyagiye twahoraga tugona uvuga ko ubu mfite inda y'amezi 2. Undi bwo aramubwira ngo ntuzongere no kumvugisha, nta no gufite uburenganzira bwo kunyandikira ibyo bintu, kuko ndimo kwitegura kujya mu rukiko. Ye baba we, undi agira ngo arabeshya, ngo arimo aramukinisha, atangira kubona amuhamagara ahubwo ntamwitabe. Ishyire muri uwo mwanya, yabaye nk'utaye umutwe, ariko ubwo kuko asohora amarangamutima ye, atangira nyine gushaka umujyanama, turaganira, ndamubwira nti yakire, buriya nyine umwana kuko umukunzi ugomba kumureka akabaho, kandi ugatangira kwitegura ko uri umumama kandi ugiye kubyara. Igihe cyarageze barabyara, aragenda abyara fotokopi neza ya mama wa muhungu, kandi wapfuye. Yakabaye abona akavuga ati dore mama nibyayeho, mama ndumva mbonye umuntu uzajya mpuza amarira. Wa wundi babyaranye rero wundi, kuko we yamaze yarumva yahise abyara, barabyaranye ariko batangira kugirana ubuzima butari bwiza, hari ibyo batangiye kutumvikanaho n'ibiki, ariko ubu nawe yatangiye gufata ibiyobyabwenge, kuko aravuga ati simfite kuba najya kureba uwitwa umugore nateye inda mbizi neza, kandi akaba yarambyariye umwana usa n'umuryango wanjye, kuko wenda abagiye kumusura barabimubwira. Yatangiye gufata ibiyobyabwenge kubera guta umutwe, urimo kubyumva? Yataye umutwe kubera, noneho aza nawe kunda, ariko muhisha kw'iyo nkuru nyizi pe, ariko ntigira ngo ayitangire hasi. Arambwira ati uzi ko natangiye noneho gufata ibiyobyabwenge, ati mama ati noneho uranyica, ati uzi ko nsigaye ndara mu kabari. Ese kubera iki? Atangira inkuru yose ayitangiriye hasi. Ndamwihorera kuko ndashaka kuzabahuza byose, bose batazi ko mbizi, mu buryo nanze bose kubatakaza, kuko yamubwira ngo ndabizi, yari kubaza ati kuki utabimbwiye ngo menye noneho kuko wabimenye. Oya, bose narabihoreye, ntegereje ko igihe kizagera nkabahuza kugira ngo turebe ukuntu uwo mwana yajya amugiraho akiseri, kamvuga gutyo, yajya ahura n'umwana we kuko aramukunze. Ubwo biratuma mvuga urundi rugero rwa gatatu, rwo noneho umwana, turaza kubona umwana, nyina n'umuryango mugari, n'urugo noneho rwa mugabo n'umugabo ku giti cye. Umugabo ku giti cye, kuko byose biraza bikamujya ku mutwe, sibyo? Wa mwana adashobora kuba yasura uko abyifuza, ngo bimuhe urukundo cyangwa se amuhe ku bushobozi afite, kubera yuko atari kumwe n'umugore we w'isezerano. Wa mwana azi neza ko ndetse umwanya wose amusuye atakwisanzura nk'umwana uri kwa nyina. Wa mwana mbese ushobora gutera ibibazo mu rugo rwemewe, rwasinyiwe, kandi mu byo rwasezeranye mu buryo bwemewe n'amategeko, kandi mu by'ukuri azi neza ko umwana afite uburenganzira nk'ubw'abandi bana, ariko arabizi neza ko afite imipaka, bitewe n'uko atari ururimo muri urwo rugo si nyina. Uwo mwana rero ni umwana urererwa mu muryango mugari, mu giturage iyo ngiyo. Noneho ise buri gihe ahora ababaye, kuko na nyina umubyara ntabwo amukunda, aravuga ati wa mwana wowe niwe isoko y'ibibazo byanjye byose. Ubwo ari mu maboko ya mukecuru na muzehe. Noneho ntabwo afite uburenganzira bwo kuba yajya kumusura, kuko nta nubwo ntabwo sekuru na nyirakuru bazi wa mupapa wa mwana, kuko yagize ipfunwe, yagize isoni zo kujya kuvuga ko, cyangwa se kujya kwirega. Yari kurega gute se kandi atagiye kumutunga? Urimo kubyumva ibyo bibazo? Ibibazo bikomeye. Iyo bavuze umuntu w'umuhemu bavuga wa mugabo, iyo bavuze papa mubi bavuga wa mugabo. Batekereza ibibazo byabagezeho, nk'uko mwavuze ubushize ku mukobwa, ariko ntibatekereza yuko
yaba yarabikoze bitunguranye kuko byabaye nka accident ngo ntabwo bigeze bakundana niko akunda abantu bahurira mu bukwe bagakundana ngo ahita amubwira ngo ariko waretse tugatahana ngo nkaguha lift ageze ati ese ko ari hano mu rugo mageze waretse ukansura nuko nkuko inda yagiyemo hariho abantu benshi bameze batyo bikagaruka rero kuri mugabo ingorane afite niziye icya mbere ahora yibaza ngo ariko sura mwana wanjye nzamuvanayo gute baramwimanye pe ati natwe n'uwacu n'uwabo se aho barasimbura papa reka da n'uwabo se wa mugore wamubyaye aramwishimiye reka da ahubwo yahise avayo ajya ahantu kure ngo nagashaka no kuvugana n'uwo mwana aturi isoko y'ibibazo byanjye wa mwana we ubu rero icyo dushaka ni ukuruhuza ku buryo bashobora kugira ahantu bose bahurira tukaganira bose abantu bahari abana umwana akabona papa na mama bari kumwe kuko umwana afite uburenganzira wa mugore witwa ko ari isezerano ni akazi ke nashaka azabimenye kuko turimo turarengera ubuzima bw'umwana bwo mu mutwe bw'umwana ariko ahangaha gore ntabwo wavuga ngo ni akazi ke nashaka azabimenye kuko ntabwo ibintu nk'ibyo impamvu dukora ibiganiro nk'ibi ni ukugira ngo niba twavuze icyo kiganiro cy'umugabo uba wateye inda bitunguranye mu buryo butunguranye noneho ingaruka zikagera ku mwana njye ntekereza yuko ikiganiro nk'iki ari igifasha abantu ari wa mugore w'isezerano akumva yuko umwana w'umugabo we ni umwana nyine umwana yaravutse kandi ntabwo agomba kuba victime umugore w'isezerano akakira wa mwana nicyo kigamijwe nicyo abantu bifuza yuko umwana yagira ubwo burenganzira bwo kwakirwa akumva yuko na se niba agiye kureba umwana niba atanze minerivare ku mwana yaragize uwo mutima birumvikana akumva yuko ni umwana we ari gukorera ungana ufite uburenganzira bw'abana be ni mukuru w'abana be urakoze kuzana ku kantu kuko nta nubwo twari dukwiye kuvuga ngo wenda ngo nashaka azagire gutyo oya ahubwo nabyemere tumwiteka tumwinginga wa mama we wa mugore we ufite umugabo uzi ko afite umwana hanze yarabikubwiye cyangwa ntiyabikubwiye ariko menya ngo ishyire mu mwanya wa mwana ese wowe yuza kuri wa mwana wari kwifuza ko bagukorera iki hari kwifuza ko ugira uburenganzira ku rugo rwa papa hari kwifuza ko ugira uburenganzira ku bana muvukana kwa so hari kwifuza ko ufatwa nk'abandi bana nubwo utabana nabo rero ako kantu tuye duhora twishyira mu mwanya wundi buri gihe ubujyanama nta nubwo bukomeye ku bantu bafite umutima muzima none se ubwo urumva atari ingaruka zikomeye kuri wa mugabo niba mu rugo ashobora kuba yarabibwiye umugore we cyangwa atarabimubwiye ndavuga uw'isezerano reba icyo gishyika uwo mugabo ahorana ese umugore wanjye namenya yuko nabyaye noneho yarabimenye ese ndajya kureba umwana nzajya mwoherereza amafaranga ya minerivare ku ruhande niba yarwaye musure ku ruhande urumva izo ngizo iyo ntiyaba imwe mu ngaruka zigera kuri uwo mugabo dukeneye rero kubwizanya ukuri no kuganira mu kuri no mu rukundo sibyo ushobora no kuba yamubyara bari kumwe nayo iyo kandi ayifite ariko ko umugabo ari umwana mwiza n'umugore akaba amukunda baraganiriye uzi ko umwana bamuzanye mu rugo baherutse no kumushyingira. This is Family Table TV. Ihungabana kandi rigaragara uko rifatika ni uko wa mugabo ahora yumva yuko afite inshingano atakoze neza cyangwa atarimo gukora neza ugasanga ibyo akorera abana ahora yibaza ngo mba mbikoreye n'umwana wanjye iyo tuba turi kumwe ibyo se ihungabana Kristi irya kabiri ahora yumva yuko niyo yajyana abana mu mashuri meza ahora yumva yuko imfura ye yiga muri 9 wenda n'urugero abandi biga muri prive kandi kuko atari yamwerekana ntabwo ari bumuzane nta nubwo ari bwoheza amafaranga kuko amafaranga babaza muri iki gihe amafaranga babaza nzi ngo urinjiza 300 inzu ni 500 wenda 5 andi agasigara yishyura umwenda wenda twafashe wa bank ibyo rero biragaragaza yuko ahora ari ahora asa naho ari muri prison y'amarangamutima ye adashobora gusohora asa naho amarangamutima ye arafungiranye nta muntu ari wibwire nabigura umugore wanjye se twasize nari namuhishe ko nabyaye mwana
ndagira ngo mbabwire ngo igisubizo ni ukuganiriza wa mugore ukamubwiza ukuri, banza umutegure umubwiza ukuri, mubwire ko ufite imfura yawe irimo ishobora kuba atari n'imfura, n'urugero irimo kuburara, benshi babyaye batari bashaka, abandi babyaye nyuma hagati na hagati, mubwire ko ufite amaraso yawe yandagaye hanze, umusabe imbabazi, ariko unamubwira uti reka mfasha muri iki gikorwa kugira ngo ubwo nkunda tubigendanemo, umuti mfite ni wowe, mutegure neza, nurangiza umwibutsa urukundo rwa mbere, mubwire uti burya nahemutse hagati dufitanye urugo byagenze gutya, mubwiza ukuri. Irindi hungabana kandi rigaragara ko umugabo kuko yahungabanye ni uko akenshi yaterekereje umwana we kandi adashobora kugiraho uburenganzira nk'uko afite uburenganzira ku bana be mu kumufasha no kumucyaha n'ibiki byose, akenshi biyahuza ibiyobyabwenge, biyahuza ibiyobyabwenge, akumva adashaka kwicarana wa mugore kuko amufiteho isoni, ko afite ikintu atamubwiye, ko afite ikintu badashobora kumvikanaho, kuko nta mugore nanone ushobora kwemera yuko agirwa uwa kabiri kandi yaraje azi ko ari uwa mbere. Niyo yabimenye rero, iyo yabimenye ubwo se ntahora acungana nuko wa mugabo adasohora amafaranga, ko atavugana na wa wundi, urumva mbese mu rugo hari ihungabana. Ninde yavuganaga nawe ugahita wiba telefone, ninde ayohereza message, ninde yohereza amafaranga, ugasanga mbese mu rugo hari ikintu urwikekwe n'ikintu kiba umunezero wuzuye. Umugabo agahora avuga nabimenya, umugore wanjye nabimenya, navuganye nawe nabimenya, nohereje amafaranga nabimenya, mbese hariho ihungabana ku mugabo ariko n'urugo rugahungabana. Yego, urakoze cyane. Ingaruka rero, ingaruka ni izihe zigera kuri wa mugabo, utaretse n'umuryango ariko cyane cyane ingaruka zigera kuri wa mugabo noneho natubwire no mu muryango mugari nizihe? Hari ingaruka y'umuntu wamaze kwemera wa mwana, ubwo ni ugutunga nyine nk'aho gutunga ingo ebyiri kandi atari yari yabiteguye muri gahunda z'ubuzima. Niba na wa mugore yabyemeye, byanze bikunze umushahara cyangwa se ubushobozi bw'urugo mu buryo bw'amafaranga aragabanywamo kabiri, yohereze wa mugore arera umwana atunze nubwo batabana. Kandi abagore bakunda kugorana cyane, ugasanga umugabo yataye umutwe kuko aramubwira abana bawe numvise ko biga aha, nanjye iwanjye agomba kwiga muri prive, ati nta kibazo mushyiremo, umwana wanjye akeneye ibi n'ibi, ugasanga umwana wanjye ugasa naho yaretse no gushaka urundi rugo, akagira ngo ajye gutesha umutwe, wohereza amafaranga amutunga atunge na wa mwana. Ni ukuvuga ngo umugabo ibibazo ahora afite ibibazo, afite ingo ebyiri ariko ntabwo zizi, ahubwo niwe uzizi, ni umutwaro niwe ufite. None wa mugore babana ahora amutesha umutwe, ati ko se uzajye kuri uriya birangire, njye ndabona ntacyo umariye, kuko arabona buri kanya umugore amuhamagara akamwita kuko mufitiye umwana, ufite ingo ebyiri wa mugabo we, kandi mu by'ukuri ntabwo wakabaye uzigira. Ubwo rero abandi abasore babyigiraho yuko mu by'ukuri harimo ikibazo, ugahora ahungabanye kubera icya kibazo. Noneho kwa sebukwe sasa, kwa sebukwe utazwi baramutuka, ibibazo byose baramushyiraho kubera ko wa mwana byanze bikunze baramwitaho kandi ntabwo bari babona se. Kandi kwa sebukwe rimwe na rimwe baba ari abantu bamaze gukura, baba bakeneye kwitabwaho nabo mu bundi buryo, ugasanga iyo umwana atari kwa nyina wamubyaye cyangwa se ngo aze noneho mu bandi bana kwa se, bakamwohereza kwa sebukwe. Unyibukije noneho ubushakashatsi twize kujyamo, turimo kureba ingoboka zirabahaga abasaza, ariko n'uyu munsi nizere ko zigera ko zarabafashaga, ariko ntinyambwire ngo hari ingorane bahoranaga nazo. Mu burasirazuba nizance za Kirehe, kuko ariho twari turi cyane, twasanzeho ikibazo gikomeye cy'ukuntu abana, kuko birazwi yuko bari mu duce turimo abakobwa babyariye mu rugo, bari ku kigero kiri hejuru. Uburasirazuba bari hejuru cyane, n'uburengerazuba ariko ntabwo borohewe. Mbese mu Rwanda hose ikibazo kirahari, ariko mu burasirazuba kirahari pe. Twasanze hari ikibazo gikomeye, turimo kuvuga ngo se gira inka n'ingoboka birimo biragera ku bantu guteho ingaruka nziza. Twe twasanze ingoboka biri kugira akamaro kubo zigenewe. Yego, twasanze ari amafaranga mu ngo 60% z'abasaza n'abakecuru. Ayo mafaranga uzi ko agura amata y'abana abakobwa babasigiye.
kuko yabuze umuntu umufasha, umwana amushyira kwa papa na mama, ajya kwishakira cyangwa ajya gukora akazi mu mujyi. Ugasanga abo bana bateje ingaruka, mwa basore mwe murateza ingaruka ku bantu benshi, harimo n'abari basaza n'abakecuru. Kandi akenshi wasanga ari abakobwa babazanye, ariko hariho n'abahungu babazanye babajyana iwabo. Yego. Ugasanga rero tubaye umutwaro uwo mu ngo zacu, tubaye umutwaro ku miryango migari. Mana rwose abatarabikoze babireke. Tugana rero yego, urakoze cyane. Tugana ku musozi w'ikiganiro cyacu, hakorwa iki? Umuryango uganire, bazane abana mu rugo aho byabaye. Wa mugore we wemeye, wasezeranye n'umugabo wawe kubana mu bibi no mu byiza, reka tuvuge ko iyo ngorane yabaye kandi yarabikubwiye uremera, uwo mwana mumuzane. Kuba atarabiganiriye nabo, mubiganire, mubikore mu buryo bwa open cyangwa se transparence, mu buryo mbese budahishahisha, kuko kuhisha ni ko umutwaro ugenda ukubana munini. Kandi wa mugore utunze mu buryo butemewe, n'ubundi azagutesha umutwe, kuko azi ko bishobora kuba impamvu yo gusenya urugo rwawe. Ni mubiganire mvuga uti reka tuzane umwana mu rugo. Wa mugore we kumva yuko umugabo wawe yakoze ishyano, kuko bibaho pe, birashoboka cyane, bitewe n'imiterere y'abagabo, birashoboka cyane. Noneho ku rero tugira inama no ku badamu, ku rubyiruko rwose nimumenye yuko ku basore tumenye yuko imibonano mpuzabitsina ubundi igenewe abantu babana, umugabo n'umugore. Ariko niba bibatunguye mukubona ko mutunguwe, mwo guhita mumera nk'ibisimba, ahubwo mubanze muvuge ngo nitubikora bikagenda gutya. Noneho kugira ngo bitagenda gutya, reka tubigenze gutya. Ndashaka gushyigikira ko abantu bagira ubwenge, kuko niba banaguye mu cyaha, bamenye ngo se tukiguyemo gute, kugira ngo utagira ingaruka zirenze cya cyaha dukoze kano kanya. Harimo izo ngaruka, harimo kwandura uburwayi, harimo no ushobora kwandura ukanatera na sida, ukandura sida kandi ugatera n'inda, cyangwa nawe ukayiterwa. Mu gihe kizaza ugasanga bibangamiye ubuzima bwawe bwose, kandi mu by'ukuri ntawategura kugira ubuzima bubi. Rero ubuzima bubi bushobora kuba bitewe n'uko tutabashe kumenya uko, mbabare nishyiramo igifaransa cyangwa icyongereza, ko tutabashe kujera emosiyo zacu z'ako kanya, gucunga ibyiyumviro by'ako kanya. Iminota 10 yonyine ikica ubuzima bwawe bwose bwo mu gihe kizaza. Twabonye ko hari uburwayi, abonye ko ari umwana wavuka bitateganyijwe, akazaba ikibazo aho kuba igisubizo, kubera yuko utari wateganyije kubana n'uwo mugore. Rero ijambo ry'Imana, kubaza Imana rizagufasha. Uzavuga uti nkunde mugenzi wanjye nkuko nikunda, icyo ni icyambere. Cya kabiri, birabujijwe ubusambanyi, nyine ni cya Imana yanga. Yego, usibye n'icyo kandi twamaze kutwereka n'ingaruka umuryango, noneho ingaruka z'igihe kirekire, ubuzima bwose, ingaruka zizakugeraho nk'umwana w'umuhungu, zizakugeraho nk'umugabo, zizagera kuri bakobwa cyangwa babagore, ari uwo mubana, ari n'uwo yateye inda, noneho zizagera no kuri wa mwana utarabigizemo uruhare. This is Family Table TV. Reka we twatangiranye iki kiganiro, tukubwire ngo ukore like, iki kiganiro gisangize n'abandi. Wowe winjiye mu ruganiriro rw'uyu munsi kuri Family Table TV, winjiye uyu munsi, icyo tugusaba ni gukora subscribe, birumvikana na like na share, hanyuma kandi ukadusigira n'igitekerezo cyawe. Ndabashimiye rero ko mwakomeje kubana natwe. Dushimire Goreti, Goreti wakoze cyane, kandi namwe turabakunda. Tuzakomeza tuganire kuri ibi bibazo byugarije umuryango. This is Family Table TV.